imbaraga ziva mu masengesho wasenganye umwete. Amahame 6 yagufasha mu buryo bwo gusenga. Ihame rya mbere, ugomba gusengera mu mwuka. Kandi ngiyo natinya nangaga umuntu ushobora kuncisha mu ijisho akavuga atari ku muntu hari ikindi akintu ashaka. Tukavuga ubutumwa, twarangiza kuvuga ubutumwa kavuga ati mugende, barangiza kugenda umukozi w'Imana pastor none se wowe kusigaye, barangiza kugenda gahita nimanukira n'amaguru. Haleluya. Suhuza mugenzi wawe mubwira ngo yakoze kuza mu nzu y'Imana. Ndizera neza yuko uyu munsi turi buze kubona imbaraga z'Imana, turi buze kubona gukora kw'Imana. Haleluya. Uku ni ukwezi ko kwakira. Haleluya. Ukwezi kwa karindwi ni ukwezi ko kwakira. Fata ibyawe muri uyu mugoroba. Haleluya. Turaganira ku insanganyamatsiko igira iti imbaraga ziva mu masengesho wasenganye umwete. Imbaraga ziva mu masengesho wasenganye umwete. Haleluya. Hano twaje gusenga, twaje gushaka Imana. Haleluya. Amasengesho yawe rero wasenganye umwete, hari icyo Imana iri buze gukora muri uyu mugoroba. Haleluya. 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 Imbaraga ziva mu masengesho wasenganye umwete. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Yesaya 38 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 6. Haleluya. Muraza kureka kugira ngo ngewe nsome hanyuma kugira ngo twihute iminota yanjye nyikoreshe neza. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 36 ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 6. Umutwe w'amagambo, Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Ezekiya aragwara yenda gupfa, bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Nuko Ezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi ujye wibuka uko najyaga nkugendera nuko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Haleluya. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Ezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe, nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'umugwa mbarinde umwami wa Ashuri. Haleluya. Imbaraga ziva mu masengesho wasenganye umwete. Hano umugaragu w'Imana Ezekiya yaragwaye aruhijwe n'umubiri, yari afite ubushobozi bwo kwivuriza ahantu hatandukanye. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubera ko yari afite ikibazo cy'ubugwayi muri we, arangije Uwiteka amutumaho umuhanuzi Yesaya aramubwira ngo genda ubwire umugaragu wanjye Yesaya ngo ugiye gutanga, mu yandi magambo ugiye kuva muri uyu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuntu ashobora kuza akakubwira ikintu kibi none ahangaha cyangwa kukubwira ngo ugiye kuva muri uyu mubiri ugahita ucika intege. Niba wari ufite ibiro 50 bigahita biba 20. Ariko Ezekiya akimara kumva iyo nkuru yigiriye inama yo kugira guteye kwerekera ivure. Haleluya. Yigiriye inama yo kumva yuko gutabago kwe ntahandi hantu kwaturuka usibye ku Mana yaremye ijuru n'isi. Aravuga ngo nubwo bimeze gutya, hejuru y'imbaraga z'amasengesho hari ikintu cyahindura. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga ziva mu masengesho yasenganye umwete. Asobanukirwa yuko amasengesho wasenganye umwete hari ikintu yahindura. Nubwo bavuze yuko agiye kwitaba Imana cyangwa agiye kuva muri uyu mubiri, ariko mu masengesho hari ikintu gishobora guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije ngo yigira inama avaho yarari yerekera ivura atangira gutakambira Uwiteka. Aravuga ngo Mana, jya wibuka yuko nagukiranukiraga ku manywa na nijoro. Mana nyibuke. Asenga Imana aringiye. Ese wowe iyo uhuye n'ikibazo ujye ugira umwanya wo kugira gute wo kwibutsa Imana, ujye ugira umwanya wo kujya imbere y'Imana ugasenga.
Yesu ashimwe cyane. Hari abasenga ariko badafite imirimo, kuko Hezekiya hanga yagerageje kwibutsa Imana imirimo uburyo yafashaga abantu, ibyo yagiye afasha abantu bitandukanye. Hanyuma Uwiteka agira gute? Uwiteka yumva gusenga kwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu gusenga kwawe rero uzajya wibutsa Imana uvuga ngo Mana, ujye wibuka yuko ngenza mu materaniro kuwa kane. Yesu ashimwe cyane. Ujye wibuka yuko njya ntanga icyacu ngatanga amaturo. Haleluya. Hari ibyo Imana ibikeneye yuko tuyibutsa. Imana ibikeneye mu gihe cyo gusenga kwacu yuko dusenga tugaragaza ibyo dukorera Imana. Hanyuma Imana igira gute? Yumva gusenga kwacu. Umugaragu w'Imana Hezekiya ikibazo yari afite ikibazo cy'ubugwayi. Hanyuma ngo Uwiteka agira gute? Yumva gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo yari afite cyari kimuhangarikishije nuko yashakaga yuko Imana yagira gute? Imana yamukiza. Uzi yuko iyo wiringira Imana ukerekere vure ukabusengera icyifuzo runaka, Imana isubiza n'ibindi utasengeye, kubera ko Imana ireba mu mutima wawe ikabona yuko wabonye yuko nta handi wabonera gutabarwa usibye imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka yongera kandi kubwira umugaragu w'Imana Isaya ngo genda umubwire ngo kumukiza ndamukijije. Icyo ni kimwe cya cyifuzo yari afite. Hanyuma nta nubwo mukijije gusa, mwongereye imyaka 15 yo kugira ngo yo kubaho. Haleluya. Muhaye bonus. MTN ujya kugura mitiyu, barangiza bakakubwira ngo tuguhaye bonus ya 20%. Mu yandi magambo Imana nawe yamuhaye bonus y'imyaka 15 yo kugira ngo yo kubaho. Haleluya, haleluya. Kubera ko icyifuzo cye yari afite, yifuzaga yuko Imana yagira gute? Imana yamukiza. Haleluya, haleluya. Nta nubwo isezerano gusa ryarangiriye ku buzima bwe, kubera ko yasengaga yuko Imana imukiza umuntu, ahubwo yaramubwiye ngo nzakurindana n'iki? N'umwami wacu. Ryasezerano rivuye ku giti cye ndetse rigeze no ku gihugu muri rusange. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tujya dusenga hanyuma Imana ikadusubiza ikakubwira ngo kubera ko waje n'imbere yanjye n'igihugu ndakirinze. Yesu ashimwe cyane, kubera ko uri umukozi w'Imana. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Ndizera neza yuko hari ikintu Imana iri gukora ku buzima bwawe. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana, ndimo ndumva gukora kw'Imana. Hari ikintu Imana iri gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Ndashaka kukubwira amahame agera kuri 6 yagufasha mu gihe cyo gusenga. Haleluya. Hari igihe tujye dusenga tugasengera mu kajagari, ariko ndibuze kukubwira amahame ashobora kugufasha mu buryo bwo gusenga mu gihe cyo gusenga. Waba uri hano mu materaniro, waba uri gusenga uri mu rugo, waba uri mu masengesho yawe bwite, ariko hari amahame ashobora kugira gute? Kugufasha mu buryo bwo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ihame rya mbere, amahame 6 yagufasha mu buryo bwo gusenga. Ihame rya mbere, ugomba gusengera mu mwuka. Gusengera mu mwuka. Haleluya. Ni byiza yuko twandika, kuko ibigiye ntabwo wabifata mu mutwe. Haleluya. Ijya mbere, gusengera mu mwuka. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Befeso 6 ku murongo wa 18. Musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Haleluya. Dusengeshe umwuka iteka byose, ubibaho byose. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ajya gupfa yaratubwiye ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, mbasigiye umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo dusengeshe umwuka iteka ryose. Haleluya. Udasengera mu mwuka ubwo ufite indi mana yindi muri murasenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo musengeshe umwuka iteka ryose mu buryo bwo gusenga, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya. Iyo usenga ugomba gusengera mu mwuka. Iyo usenga winginga, ibyo byose rero iyo uri mu bushake bw'Imana, Imana igira icyo ibigenza ku buzima bwawe. Ngo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira n'abera. Haleluya. Bene data, mureke dusengeshe umwuka iteka byose. Mu gusenga kwacu umukristo agomba kubagira gute? Agomba kuba afite umwuka wera mu buzima bwe, aho ari we uyobora ubuzima bwe. Ariko iyo wasenze ugasenga uri andehoro y'umwuka wera, ubwo uba ufite ibindi uri murasenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iryo ni ihame rya mbere, nk'umukristo ugomba gusengera mu mwuka wera. Yesu ashimwe cyane.
gusengera mu mwuka. Ihame rya kabiri, gusenga kwawe gufatane, gusenga kwawe gukwiye kujyana no kumvira. Gusenga kwawe gukwiye kujyana no kumvira. Haleluya. Gusenga kwawe gukwiye kujyana no kumvira. Gusenga kwawe gukwiye kujyana no kumvira. Yohana 15 ku murongo wa 7. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Haleluya. 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 Ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagihabwa. Haleluya. Imana irashaka yuko tuguma muri yo, ndetse n'amagambo yayo akagira gute? Akaguma muri twebwe. Hanyuma mu cyo tuzasaba cyose tuzagira gute? Tuzagihabwa. Ikibabaje nuko tujya dusenga Imana itari muri twe, ndetse n'amagambo y'Imana atari muri twe, tukibwira yuko turi buze kubihabwa. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akagira gute? Akaguma muri nge, hanyuma musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagihabwa. Iyo ni principe, iyo ni ihame. Udashobora kujya ku ruhande, udashobora kunyura inzira z'ubusamo. Oya, inzira nyayo ni iyi. Yesu ashimwe cyane. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akagira gute? Akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagihabwa. Ese murashaka yuko hari icyo Imana ibakorera? Ninde ushaka yuko Imana imuhindurira amateka? Kuguma mu Mana, amagambo y'Uwiteka akagira gute? Akaguma muri wowe, hanyuma ukayisaba icyo ushaka cyose, Imana ikagira gute? Ikakiguha. Haleluya. 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 Ni bande bumva batabirimo neza? Haleluya. Haleluya. Haruhari. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akagira gute? Akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagira. Twese Uwiteka turimo, amagambo y'Uwiteka turimo. Nimba turimo tuzamure ku Imana ibahumugisha. Haleluya. Gusenga kwawe gukwiye kujyana no kumvira. Iyo wumviye rero ijambo ry'Imana, iryo ni ryahame rya kabiri tukiriho. Iyo wumviye ijambo ry'Imana rero, hari icyo Imana ikora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Iyo wumviye ijambo ry'Imana, hari icyo Imana irema ku buzima bwawe. Cya kindi kitari gihari, Imana ibasha kukirema. Haleluya. Kubera ko wagize gute? Wumviye ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 1 ku murongo wa 13. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Haleluya. Haleluya. Gusenga kwawe gukwiye kujyana no kumvira. Yesu ashimwe cyane. Aha ngaho umugaragu w'Imana Zakariya yumviye Imana. Yesu ashimwe cyane. Umugaragu w'Imana Zakariya yari umukozi w'Imana, ndetse n'umufasha we Elizabeth bari abagaragu b'Imana, ariko bari bafite ikibazo cyo kutagira urubyaro. Yesu ashimwe cyane. Nawe ushobora kuba umukozi w'Imana, ushobora kuba ufata ibihe by'amasengesho, ariko ukaba ufite ikibazo ugendana nacyo, ukavuga ngo ariko Mana, iki kibazo uko maze imyaka myinshi ndi kumwe nacyo, kuki iki kibazo kidakemuka? Yesu ashimwe cyane. Umugaragu w'Imana rero Zakariya, igihe cyarageze ntabwo bigeze bava ku Mana yabo, bakomeje kwiringira Imana yabo, bakomeje kumva yuko gutabarwa kwabo nta handi hantu kwaturuka usibye ku Mana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma kubera ko yajyaga mu ihema kujya gutamba nk'uko bisanzwe, ajyayo igihe cye kigeze, hanyuma marayika agira gute? Aramusanga, aramubwira ngo mugaragu w'Imana, nzaguha umwana, ndetse uwo mwana uzagira gute? Uzamwite Yohana. Aravuga ati ariko ko tugeze, ko dushaje, ko ndi umusaza, ndetse n'umudamu wanjye akaba ari umukecuru, ibyo bintu tuzabibona gute? Kwa gushidikanya kwacu. Hari igihe tumara igihe kinini turi mu kigeragezo, hari igihe tumara igihe kinini uri muratekereza uko bwata, ariko gutabagwa kwanjye kwaturuka he? Ariko mwene data, komeza uhanga amaso yawe Imana. Nukomeza guhanga amaso yawe Imana, igihe kizagera Imana igira gute? Ibigenze neza. Hanyuma Uwiteka aramubwira ngo marayika aramubwira ngo kubera ko ugize gushidikanya muri wowe, none aha ngaho ururimi rwawe ruragira gute? Rurahita ruguma. Mu yandi magambo urabikiranye.
Yesu ashimwe cyane. Babona yatinzeyo, barangije baravuga ngo ariko Zakariya hari icyo yavuganye n'Imana. Asohotse batangira kumubaza, atangira kuzunguza umutwe, arimo arakora ibintu by'amarenga. Yesu ashimwe cyane. Baravuga ati hari icyo yagize gute, yavuganye n'Imana. Ageze mu rugo bigenda neza, Elizabeth arasaba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nyuma y'amezi 9 igihe cyo kugira gute, cyo kubyara kiragera. Arangije kubyara atumira abaturanyi, aravuga ati muze twite umwana izina. Yesu ashimwe cyane. Bamwe bakavuga ati uyu mwana umwite Mugabo, abandi umwite Celestin, abandi umwite Karangwa, abandi umwite Nde. Ariko kubera ko bari bazi yuko hari aho bavuganiye n'Imana, Yesu ashimwe cyane, bari bibitse isezerano yuko Imana yababwiye yuko izabaho umwana w'umuhungu, mu kandi uwo mwana bazamwite Nde? Yohana. Haleluya. Imana ibibabwira nta bandi bari bahari. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana ibisohoye, hari igihe Imana tuzahangaye, Imana ikatubwira amasezerano, Imana ikakubwira ngo igiye kukwagura, Imana ikakubwira ngo igiye kuguhumugisha. Yesu ashimwe cyane. Imana ibikubwira ubu uri ahangaho wenyine, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana ibigenza neza. Dukomere Imana amashyi. Hanyuma babaza mama w'umwana, baramwaza ati ariko, babaza Elizabeth ati ariko umwana wawe uramwita nde? Aravuga ati ngiye umwana wanjye mwise Yohana. Barafata ariko mu muryango wabo ko nta wundi witwa iryo zina riturutse, iryo zina yari riturutse mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Bari bibitseho ibanga, abandi batagize gute, batazi. Barangije bareba Zakariya, baramubwira ati ariko wowe nk'umubyeyi w'umwana bamucira amarenga, wowe umwana wawe uramwitana. Arangije aravuga ati umwana wanjye mwise Yohana. Ako kanya agira gute, atangira kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Gusenga kwawe ukwiye kujyana no kumvira. Ahangaho umugaragu w'Imana yarumviye, yakomeje kwinginga Imana, yakomeje kwiringira Imana, nubwo yabonaga bimeze gutyo, ariko igihe cyarageze Imana igira gute, ibigenza neza. Mwene data, nubwo urimo uranyura mu bikugerageza, nubwo urimo urareba imbere yawe ukabona nta gisubizo gihari, ariko komeza uhange amaso Imana yawe, hari icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Dukomere Imana amashyi. Ihame rya gatatu, umukristo akwiriye gusengera mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Gusengera mu ijambo ry'Imana. Joshua igice cya mbere ku murongo wa 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone gukurikiza ibyanditswe byose, nibwo uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa muri byose. Joshua igice cya mbere ku murongo wa 8. Yesu ashimwe cyane. Umukristo agomba kugira gute, agomba gusengera mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo duhore dutekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro, ngo nibwo tuzagira gute, nibwo tuzahirwa mu nzira zacu zose. Umukristo ntabwo yatekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro udafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, udafata umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Ntabwo watekereza ku kintu udafata umwanya wo gisoma. Yesu ashimwe cyane. Ariko umukristo utibitseho ijambo ry'Imana kugira ngo urusheho kugirana ubusabane n'Imana, nuko uhora utekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro, ugakora meditation cyangwa meditation. Haleluya, haleluya. Ikibabaje abakristo bo muri kino gihe, tuva hano mu materaniro agahita agenda akayinaga nkariya, akazongera kandi kuyibuka ku cyumweru akavuga ariko yagiye, agatangira kuyihungura akavuga. Yesu ashimwe cyane. Ariko si ku ijambo ry'Imana ritubwiye. Riratubwiye ngo duhore dutekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Ugomba kuzajya ufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ukaritekereza. Nyuma yo kurisoma ugafata umwanya wo kuritekerezaho ku manywa na nijoro. Ngo nurangiza kuritekerezaho ku manywa na nijoro, ngo nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose. Yesu ashimwe cyane. Umukristo udafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, umukristo udatunze Bibiliya. Ni bande bazanye Bibiliya hano? Abazanye Bibiliya ni bazizamu. Ntihagire uzamura ukuboko, uwayizanye nazamure Bibiliya. Haleluya. Ndabona benshi bataziza. Haleluya. Ariko ni byiza yuko utagomba kugira isoni. Niba wafashe gahunda ko bwatari ko kuwa kane ndajya mu materaniro, yizane. Ushaka kugenda mu muhanda witwaye, ntabwo iteye isoni. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Umukristo agomba gusengera ki mu ijambo ry'Imana. Satani nakubwira ngo urapfuye,
ugomba guhita umubwira ngo nkaranditseho ngo ntabwo tuzapfa tuzagira gute. None se uzabimubwira utabizi? Yesu ashimwe cyane. Mu gihe cyo gusenga kwawe ugomba gusengera mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nimba ufite icyifuzo icyo ari cyo cyose, hari ijambo ry'Imana riba riri mu Bibiliya rijyanye n'icyo cyifuzo. Iyo usengeye mu ijambo ry'Imana, Imana yumva gusenga kwawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko urasenga ukabwira Imana ngo mu ijambo ryawe handitsemo, sohoza ijambo ryawe. Ariko nimba udafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, mwene data, uba ufite ikibazo muri wowe. Bene data, turusheho kugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, turusheho kugira inyota yo gutekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Nibwo tuzahirwa mu nzira zacu zose. Umukristo udatunze Bibiliya rwose urebe ukuntu wayigura, utanafite n'ubushobozi. Niba udafite ubushobozi bwo kugura Bibiliya, ntazamara ukuboko. Ndabona ari umwe. Ajya uyu munsi turi kwa kangahe? Pastor, ninde uba uri hano? Ndashaka kuzamuzanira Bibiliya. Kwa kane. Tuzavugana na Pastor. Pastor, Bible yawe nzayemo. Hallelujah. 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 Yesu ashimwe cyane. Kubera ko iyo muhaye Bibiliya imbambi by'ikintu gikomeye. Ntabwo mba nyiguhaye kugira ngo ugende uyishyire mu cyumba. Ahubwo mba nyiguhaye kugira ngo uhore uyisoma, uyitekerezeho ku manywa na nijoro, nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose. Bya byifuzo byose bufite, ibisubizo byabyo birahangana mu ijambo ry'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Nzaya Pastor rero kugira ngo ayimuhe. Naguze ikarito ya za Bibiliya. Ubwo habonetse umwe nyine, ubwo nyine aho ngiye kubwiriza ntanga Bibiliya. Kandi impamvu zitanga naziguze no kugira ngo babandi nzihaye mbashe kubakurikirana amenye yuko bayisoma. Kubera ko nayisoma akarushaho gukura mu buryo bw'umwuka, nanjye Imana izamumugisha. Hallelujah. Nari nzi ko hari buzamure benshi ubwo nyine n'umwe hano muri rino torero. Hallelujah. 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 Ndimo ndabona barimo baribaza ngo ariko nanjye ngiye nza kuzamura. Ubwo nyine ntiwazamuye. Hallelujah. 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 Nimba ufite isoni zo kumva yuko utavuga yuko udafite Bibiliya, ufite ikibazo muri wowe. Hallelujah. Hallelujah. Uwo wakeneye gusengerwa rwose. Ihame rya kane. Gusenga kwa gufatane no kwizera. Gusenga k'umukristo ugomba gufatana no kugira gute no kwizera. Hallelujah. 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 Ijambo ry'Imana muri Matayo 21:22. Kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Umukristo watakaje kugira gute kwizera. Nubwo pastor yaguha amakuru y'ijuru ameze ati, ushobora gutegereza imyaka n'imyaka, ariko iyo message yawe yamanutse warangiza ukizera ubibona vuba. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. 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 Gusenga kwa gufatane no kugira gute no kwizera. Kandi kwizera iki? Ijambo ry'Imana. Hallelujah. Kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Bene data, ibyo tuzajya dusengera byose tuzajya twizera yuko tugize gute tubihawe. Hallelujah. Ngenda nakundaga kujya mu materaniro tukajya ahantu hatandukanye, ntaranakora n'ubukwe tuvuga ubutumwa, abakozi b'Imana bakampanurira bakambwira ati ariko Imana iguhaye imodoka. Ariko ntabyizeye. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Ndashaka kubabwira bene data, kwizera kurarema kandi kukarema ibintu bidahari bikagira gute bikabashaje. Bene ni inshuti yanjye twakoranye umurimo w'Imana urugendo kuva muri 2009 kugeza muri uyu mwaka 2022 na Diana
nta bashuti banjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turaziranye bihagije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Twasenga Imana ikabwira ngo nzaguha imodoka. Abatari ku Mana ko nta mafaranga mfite iyi modoka, kandi nta nubwo nzaguha imodoka kakamodoka. Murabizi twatumodoka ugenda hariya nyuma y'icyumweru, nyuma y'iminsi 3 ukaba uri muri garage, ibibazo wagenda hari ipine rikaba ryavuyemo, guhora muri stress. Haleluya. Imana yambwira ngo nzaguha imodoka nshyashya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi iyo modoka nzaguha nshyashya ntabwo uzayigurira hano, izava hanze. Haleluya. Haleluya. Hari Imana ijya ibwira gutyo akavata ariko bizanyuranye. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo wizeye Imana, igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana ibigenza neza. Haleluya. 2022 Imana impa imodoka nshasha yaravafu. Kumera Imana. Haleluya. Nagiye kwifata amajegwa, yaje nawe urabyumva. Haleluya. 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 Imana icyubahiro. Haleluya. Bene data y'Imana ivuze irasohoza. Haleluya. Ubushize kuwa kane nenda ahangaha pastor arabivuga, hari byinshi yambwiye ndavuga ati iyi ni confirmation y'Imana. Sibwo bwa mbere bimwe kandi ndabitegereje. Kandi muri ko kubitegereje nizeye Imana. Kubera ko Imana nibivuze no kubisoza nizagira gute? Izabisoza. Haleluya. Haleluya. Ikambwira ngo ntabwo nguhaye imodoka gusa, nzaguha n'inzu. Haleluya. 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 Ndashaka kukubwira mwene data, umaze igihe kinini utegereje ibyawe, uku ni ukwezi ko kwakira. Haleluya. 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 Uku ni ukwezi ko kwakira. Niba ubyizeye urabona ubutangaza gituruka ku Uwiteka. Haleluya. 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 2021 Imana iminzu nziza. Tukomere Imana amashyi. Hari ukuguha inzu ya yindi ejo bundi leta izavuga atari ko turatunegeka ubundi mwana toa twatundi wandika ngo toa bakureho umwana. Imana yitanga ntago itanga twatundi twatoa. Haleluya. 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 Ntabwo igwa twatundi two mu manegeka. Haleluya. Haleluya. Igihe inzu nziza ijyanye n'icyerekezo na master plan. Haleluya. Haleluya. Mu gipangu cyawe wenyine nta mandex y'abandi ruhande. Haleluya. Dukomere Imana amashyi. Iyo ni Imana ibikora. Nge na Bene twirukaga tuzenguruka hano, buriya nubwo mujye mubona Bene aparika imodoka hanga, twazengurukaga hano Kimironko tukageza Kibagabaga, Kinyinya, ahantu hatandukanye n'amaguru tugenda tuvuga ubutumwa doa to door, tubwiriza abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tukibaza ariko ibi bintu abatureba bakavuga ariko bari abantu bashobora kuba baracangagiye. Tugakusanya urubyiruko turimo turavuga ubutumwa, babajene twabaga turi kumwe, ukabata ariko abo bantu ndabona bafite ubushake, bafite ububyutse. Asubira ntago barimo baradushakaho amaronko. Hari umwe nigeze kubabwira baza kunsura, turangije mbaherekeje, umwe abwira mugenzi we ngo siko nemeye yuko Edouard umukozi w'Imana, tubirana nzi yuko batushakaho kugira ngo dukuremo igihumbi ayo kurya, ariko nemeye ko ari umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data, iyo bihagazemo neza Imana ibigenza neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Imana ibigenza neza ikabiguha. Nta namwe Imana itakuvana, nta n'ahantu Imana yagira ngo nta n'ahantu Imana itakugeza. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Tukavuga ubutumwa tukajya ahantu hatandukanye, hano akabatse se bari abantu bura ntibaca babuze ikindi kintu bakora. Haleluya. Niba kubwira ngo wabuze ikindi, wowe ikibazo nuko ubirimo wowe utazi ibyo urimo, ariko wowe uzi ibyo urimo urabihorera bakavuga bica mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Haleluya. Ugakomeza ugahanga amaso Imana yawe. Igihe kiragera babandi bakwitaga amazina, babandi bakuvugaga amagambo, ubu turahura bakambwira ati watubahore ko duharife timujye mu modoka mu ko Yesu abigenza neza. Haleluya. Twahura ngo ariko ngo boss mu myaka yashize mwavugaga ngo iki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi Imana yakwibutse. Haleluya. Ubiriya modoka Imana yampaye yaravaho. Ndimo ndabwira Imana ati iriya ntabwo ikijyanye, ntabwo ikiri mu rwego rwayo, ndashaka indi. Ndabyizeye rwose. Haleluya. Yewe sinzi, Imana yampaye ikintu cyo kwizera gitandukanye n'icy'abandi bantu. Ngira kwizera kudasanzwe. Na madamu wanjye ajya mukambwira nkambwira ati ariko ibi bikunu kubona bimeze ejo ibintu byawe bimeze ngira kwizera kandi ejo bigahita bibadaba. Haleluya. Tukabibonera igisubizo ndetse tukabona n'inyongera ya bya bintu n'ibyo tutasabye. Haleluya. Ihame ryacu ni ukuvuga ngo tuzakorera Uwiteka iminsi yacu yose yo kubaho. Haleluya. Twakoreye Imana ntacyo dufite, ubu turimo turakorera Imana dufite. Ntabwo mbeshe, turimo turakorera Imana dufite. Nabwiye Imana ndabwira ati ntabwo nshaka yuko uzampa imodoka yo guparika. Hari kuguha imodoka ukaba mu mubare w'abantu bafite imodoka, ariko iparitse uyizana ku cyumweru ugiye mu materaniro, warangiza ukagira gute ukongera kandi ukagira gute ukongera kandi ugaparika ukazategereza. Ndabwira ati nimba ari uko nk'uko bimeze, iyo modoka yawe yigumana. Yesu ashimwe cyane. Imana yambwiye ngo nzaguha imodoka, ariko ntabwo nzaguha imodoka yo kujya guparika mu gipangu. Naguha imodoka kugira ngo ukore umurimo w'Imana, ntuzabura esanse. Icyo nshatse kuvuga. Haleluya. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Imodoka yanjye nigendamo ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 30. Havamo nkajya mu ntara mwivuga butu Imana ikishakira igitabo ikagira uko bigenza. Haleluya. Iyo niyo Imana naje kubabwira, ntabwo naje kubiyemera, naje kubabwira ngo bya bindi utegereje nanjye hari ibyo ntegereje. Yesu ashimwe cyane. Uku ni ukwezi ko kwakira. Haleluya. Turi mu kwezi ko kwakira, ngiye ntegereje ibindi biri dabo amayetaje. Ndivuga ngo akazu kamwe nibura ugire tuzu nk'icumi muri mu mujyi wa Kigali. Ugire n'indege, kuki utatunga indege ngo nawe uzajya ugenda iparike hari uvuga ngo umukozi w'Imana araje. Haleluya. Ibyo byose birashoboka. Haleluya. Ariko bishobokera ugira gute? Uwizeye. Nutakaza kwizera muri wowe. Haleluya. Twajyanaga na ba bene nkabo ntabwo atarikoze, kubera ko ninjye wari umuyobozi wabo, ariko muri bose nibura bene we hari ukuntu yari afite akantu k'akamodoka wagira ngo nako muri 80. Yesu ashimwe cyane. Ahera kaje gashaje. Haleluya. Yadushiragamo akadushyira muri buta aho ngaho twese ndi mujye tugende. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko iyo ndeba nkareba ukuntu Imana iyo tugenda tukajya mu ivuga butumwa buri umwe agaparikiye n'undi agaparikiye kandi nziza. Iyo niyo hari igihe twagendaga tukajya mu ivuga butumwa kubera ko nari umuyobozi wabo, kandi ngiyeyo natinya nangaga umuntu ushobora kuncisha mu ijisho akavuga atari ku muntu hari ikindi akintu ashaka. Tukavuga ubutumwa, twarangiza kuvuga ubutumwa kavuga ati mugende. Barangiza kugenda umukozi w'Imana pastor
none se wowe kusigaye barangiza kugenda ngahita nimanukira n'amaguru. Yesu ashimwe cyane, kubera ko nta tike nabaga mfite, kabatereka manuke n'amaguru, hanyuma ngiye nkamanuka, hanyuma ngashyiramo agakorasi, nkagenda ndi kuririmba agakorasi, kabatereka izabigenza neza, izabigenza neza. Haleluya. Nkagenda ndirimba, njya mbibwira bene ubu ngubu agahita avuga ati kubera kutatubwira, ntugatoya, nta mpamvu yo kubibabwira, nangaga yuko hari umuntu utamenya yuko mu mufuka wanjye nta kirimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hagati aho ngaho ntangira kubabwira ijambo ry'Imana, mutangire mu ntekerezo ibi, oya nzababwira ubutumwa, hanyuma igihe cy'Imana nikigera Imana izabigenza neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Havuga ubutumwa bariya bose n'igihe wabareze, havuga ubutumwa, nkavuga ubutumwa, nkavuga ubutumwa, ariko ubu ngubu njya nyiparika nkavuga ati maze ukwezi ngenda nta mwanya wa siporo, nkayiparika nkavuga ati reka njye muri siporo, ngendesha amaguru n'uko biri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana bene data, iyo wayiri, ndababwiza ukuri, uburyo ngewe ndimo ndabyumva. Iyo wiringiye Imana, va ku bantu, va kuri bene wanyu, va ku bakome, va ku muzira, we ukomeza uhanga amaso Imana yawe. Igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana ibigenza neza. Haleluya, 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 haleluya. Icyo gihe nari mfite akazi, hanyuma ngiye kujya gukora ubukwe, akazi nakoraga mu bintu by'imishinga, contract irarangira, mfite ubukwe mu kwezi kwa gatatu, twakoreye ubukwe rimwe na bene, twari inshuti, byose twabipangiraga hamwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mu muryango bakambwira, mu muryango bakambwira ati ariko wawe usubitse, tukabanza ugashaka akazi hamwe cyane, none se muzabaho mute, ibintu nk'ibyo ndababwira ariko Imana murayizi. Imana ntabwo ati mubyihorere, mutegure gahunda z'ubukwe. Imana ubukwe bwanjye buri mu bushake bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndibuka ubukwe buri hafi kuba habura nk'icyumweru, amafaranga yarabonetse. Noneho umwe atanga inama, turi mu nama y'umuryango ya nyuma, umwe atanga igitekerezo, aravuga ati ariko ko mbona amafaranga yabonetse ari menshi, none twarebye ibyo tugabanya, hanyuma noneho agakora ubukwe, ariko aya ngaya tukamushyira kuri konte, nyuma y'ubukwe akazayifashisha. Numva atanze icyo gitekerezo, nanjye nayo ndi mu nama ya nyuma, ndabareka baravuga, ndavuga ati ariko nanjye hari igitekerezo nshaka kuvuga. Ndavuga ati aya mafaranga kubera ko yabonetse, aya mafaranga yabonetse ari ayo gukora ubukwe, aya mafaranga ntabwo yabonetse ari ayo kuvuga ngo tukureho make ngo nyuma, oya, aya mafaranga nakoresha icyo yagenewe, hanyuma ibya nyuma ni iby'Imana. Dukomere Imana gusa, kubera ko wari utanze igitekerezo ari wowe ufite mu mufuka, nyine ahita yumva ko musuzuguye. Ndaceceka, ararakara, baravuga ati ariko wowe bite, ndaceceka. Ndavuga ati ariko ngewe niko bigomba kumera, nta mafaranga yanyu nshaka, aya mafaranga nakore icyo yagize gute yagenewe, ibindi mubirekere Imana. Haleluya. Imana yanjye nkorera ishoboye byose. Yesu ashimwe cyane. Ubukwe buraba, ya mafaranga koko tuyakoresha bitewe n'ibyo navuze, nyine yakoreshejwe, igitekerezo cyanjye nicyo cyubahirijwe. Haleluya. Wa muntu kubera ko yari afite ubushobozi, igihe cy'ubukwe kigeze, kuwa gatanu ahita agira voyage yo kwigira hanze. Avuga ati nta nubwo zanabuboneka muri igihe. Mu mutima ati nushaka ko uzagenda umara ibyumweru 2, ngiye cyangombwa nuko igitekerezo cyanjye nagitanze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubu ngubu Imana yabigenje neza, none se murabona hari icyo mbaye. Haleluya, haleluya. Iyo turi mu nama ya famiye, hari abana bafite ubukwe, batangiye gutanga igitekerezo kimeze nka cyake, bita nongera kandi gusubiza ibitekerezo inyuma, kavuga ati ariko nyamara ntabwo ariko bimeze.
oya Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kubera ko ngewe nabonye Imana igira gute, Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo niyo Mana rero bene da twaje kubabwira. Ni Imana ihindura amateka, ni Imana itanga umugisha. Imana itanga umugisha. Haleluya. Imana itanga umugisha. Bwira mugenzi wawe Imana itanga umugisha. Akenshi bene data hari igihe Imana ijya itubwira ibintu ikaduha amasezerano, hanyuma tukagira gute, bamwe muri cya gihe cyo kugira ngo amasezerano asohore tugacika intege. Bamwe bakabivamo bakavuga ariko ubu ushaka yuko Imana nimba ikubwiye ngo nguhaye imodoka, nimba Imana ikubwiye ngo nguhaye inzu, ugahita wumva yuko nusohoka ahangaha ugeze hari ahantu uhita ubibona. Ntabwo ariko bimeze. Hari igihe Imana igucisha mu ishuri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndibuke isezerano ry'imodoka Imana yari impaye bwa mbere 2008, irisohoza mu 2020. Ariko muri icyo gihe cyose niringiraga Imana. Aho najyaga kuvuga ubutumwa naravuga ati ariko Imana yampaye imodoka kandi mfite kwizera. 2008 irisohoza muri 2020 ku itariki 31 nibwo yageze maje. Haleluya, 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 haleluya. Ni bande bakwihanganira iyo myaka bagifite kwizera. Gusenga kwawe kugira ngo gufatikanya no kugira gute no kwizera, kandi ibyo musaba mwizeye muzabihabwa byose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu cisha abakristo no kutagira kugira gute kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ikaduha amasezerano uko bavuga ariko ibi bintu zabibona gute. Umwaka umwe warangira amezi angahe uko bavuga ariko pastor tuziko no kuwa kane nta nubwo zongera kandi gusubira. Pastor n'umwesko atubwira ibintu tukabitegereza ahubwo ikibazo ni wowe. Yesu ashimwe cyane. Imana yaguhaye message hanyuma we unaniwe kugira gutegereza ubushake bw'Imana no kwizera. Haleluya. Harabo twicaranaga nkavuga ariko uzi ko Imana yampaye imodoka. Imana yampaye imisezerano rya 2008, 2014 nkabwira abantu nabandi kubwiriza urubyiruko nkavuga ariko benda nubwo muri kubona ahangaha turimo turage ejo bundi tuzaba dufite amamodoka ahangaha tugiye bakagira mu bintu by'imikino. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Pastor Zansura azababwira iwanjye uko hameze. Haleluya, haleluya. Nibwo azababwira gukora kw'Imana, imbaraga z'Imana. Imana itanga ntago itanga ibintu bizima. Haleluya, 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 haleluya. Gatanu gusenga kwawe gufatane no gushima. Gusenga kwawe gukwiriye kujyana no kugira gute no gushima. Haleluya. Abatesalonika ba mbere 5:18. Mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Bene data, nituza ahangaha Imana ikagira ikintu ikora. Umuyobozi wa gahunda yabivuze tugomba kuzajya tugira umucyo wo kugira ngo ugushima Imana. Nimba hari ikintu Imana ikoze tanga ituro gishima. Haleluya. Ntubyihererane ngo bigumane muri wowe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo mu bibaho byose muhore mushima Imana kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ibyo ni byo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Nimba Imana iguhaye isezerano. Haleluya, 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 haleluya. Hari icyo Imana iri bukore muri kuno kwezi. Hari icyo Imana igiye gukora muri kano kanya. Aya ni amahame yagufasha kugira ngo cya kintu cyo gutura kiri he. Haleluya. Ntabwo ari umwanya wo gutura, ariko tugiye kurema kugira ngo Imana igire ikintu ikora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane.
hari icyo Imana ikeneye yuko muri kuno kwezi kwa karindwi dutanga igitambo mu nzu y'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Abantu bagira ikintu bari gushyira ahangaha, muze muhagarara ahangaha. Kuno kwezi kwa karindwi ni kurangira, Imana itagize ikintu ikora, muzambaze muhagarara. Abagira ikintu bari butange hano, nanjye ndi bugitange, kubera ko nubwo hari ibyo nababwiye, hari ibindi nkeneye yuko Imana ikora. Muhagarare hano mubizane. Haleluya, haleluya. Akira ubutabazi buturuka ku Mana, akira ubutabazi buturuka ku Mana. Haleluya, akira ubutabazi buturuka ku Mana. Haleluya, 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 haleluya. Ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukora kw'Imana, ndumva gutabarwa guturuka mu ijuru. Haleluya. Bene data, turusheho gukuza kwizera muri twebwe, turusheho kuba mu bihe byo gusenga, turusheho kuba mu bihe byo gusengana umwete. Haleluya. Nta kintu na kimwe, nta n'ahantu namwe Imana itakugeza ubaye mu bihe byo gusengana umwete. Icya gatandatu, gusenga kwawe gufatane no kwiyiriza. Umukristo agomba no kugira n'ibihe byo kugira gute, byo kwiyiriza, byo kwihererana n'Imana, akagira icyo abwira Imana. Mariko 9 ku murongo wa 29 arabasubiza ati, bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Bene data, abakristo, mu rwego rwo kugira ngo turusheho gukura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo kurushaho kugirana ubusabane n'Imana, ni byiza yuko tugomba no kugira n'ibihe byo kwiyiriza, byo kwihererana n'Imana. Ukavuga ngo reka mbahanga ngenda ahantu niyirize, shakishe mu maso y'Imana, shakishe amavuta y'Imana ku buzima bwawe. Nukomeza gushaka amavuta y'Imana, Imana izakomeza kukwiyereka, Imana izakomeza kukwihishurira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi bintu bitandatu rero mbabwiye ni ibintu byagufasha, ni amahame atandatu yagufasha mu gihe cyo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko igikomeye kiruta byose rwose, umukristo agomba kugera igihe cyo gutekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Haleluya. Bene data, tugira ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, tugira ibihe byo kwegera Imana. Ndasoje. Haleluya. Reka nsabe muhaguruke gatoya iminota nk'ibiri twese. Hindukira urebe mugenzi wawe, mufate mu kiganza, fata mugenzi wawe mu kiganza. Abari batatu, udafite ufata mugenzi, batatu bafatikane. Nimba udafite mugenzi wawe uri hafi cyangwa umanuko hari ufata mu kiganza, ndasaba kugira ngo haleluya, 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 haleluya. Ngewe ndi umwinginzi, ubundi ngewe nakuze ndi umwinginzi, bya bintu byo gushaka Imana, byo gutitiriza. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri umwinginzi rero ugatoza abantu kuba binginzi, uba ubatoje kwishakira Imana, uba utoje umuntu kwirobera ifi. Haleluya, haleluya. Pastor aratwemerera nk'iminota nk'itanu nibura buri muntu atogote ashaka Imana. Togotage. Haleluya, 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 haleluya. Ndagira ngo buri muntu ugira amagambo watura kuri mugenzi wawe, ufata umwanya usenge. Nubona mugenzi wawe atarimo arasenga, uba uretse gusenga aho umukore umubwira ngo mwene data uri mu biki, kudasenga uri mu biki. Iminota 5 ni fire, ni fire. Mana waremye ijuru n'isi, mw'isi no mu ijuru icyubahiro ni cyawe. Mana vuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Izina rya Yesu Kristo, uri Imana ivuga bikaba. Rama masakataga, rama mama masakata, rama mama, rama mama masakataga, rama mama, rima sakataga,
Mana waremeshe ubuneze Mana ivuga bingaba bene data senga 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 ngiricyumira Imana yawe akanakanya ko kwegera Imana akanakanya ko gusenga mwene data senga 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 n'izina rya Yesu Kristo fire 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 umuriro w'Imana manuka umuriro w'Imana manuka rama mama mama rama sakataga umuriro w'Imana rumanuka w'iteraniro n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo mwene data senga 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 winaga umwanya wo kurangara wina umwanya wo gusenga wina umwanya wo kwigenga wina umwanya wo kubibera Imana n'izina rya Yesu Kristo rama mama mama rama sakataga rama katagaga rama masakataga rama katagaga mwene data senga 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 imbaraga z'Imana amavuta y'Imana utabaga guturuka ku Mana ugenderwa guturuka ku Mana n'izina rya Yesu Kristo Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera rama mama mama rama mama sakataga rama katagaga rama mama sakaraga rama mama saka izina rya Yesu Kristo mwene data senga 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 wina umwanya wo kwegera Imana wina umwanya wo kuganira n'Imana izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera inapirinya ngo kuganizane rama mama mama rama katagaga rama sakataga rama mama mama rama mama sakataga rama mama sakataga Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera inapirinya ngo kuganizane inapirinya ngo kuganizane izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo rama mama mama Imana nakuganira izina rya Yesu Kristo bene data senga senga bene data mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu Mwuka wera genda genda Mwuka wera wera Mwuka wera genda genda Mwuka wera genda genda Mwuka wera genda genda Mwuka wera manuka Mwuka wera manuka mwizina rya Yesu 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 Mwuka w'Imana 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 ari hano hano hari ukugendererwa kw'Imana hano hari ugukora kw'Imana hano hari imbaraga z'Imana hano hari ugutabaga guturuka ku bite rama mama 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 Mwuka wera rama mama 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 lambra katakaga rema masakataga lambra katakaga Mwuka wera 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 manuka umuriro w'Imana manuka abagwayi bakire 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 mu izina rya Yesu